ikomeje kutwitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana hanyuma dutaramane n'umuntu wese aho ari yabonye umwanya. Turasoma Zaburi ya 19. Abafite uko baza gusoma cyangwa se abafite Bibiliya hafi yaba wenda Bibiliya yera yaba iri mu ikoranabuhanga mu buryo bwa telefone, ibyo byose rero Imana yarabitunganyije, yarabikoze. Turashimira Imana rero. Biravuga ngo ni Zaburi yahimbiwe umutwe w'abaririmbyi ni ya Dawidi. Iravuga ngo ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Amanywa abwira yandi manywa ibyayo, ijoro rimenyesha irindi joro. Nta magambo cyangwa ururimi biriho, nta wumva ijwi ryabyo. Umugozi ugera wabyo wakwiriye isi yose, amagambo yabyo yageze ku mpera y'isi. Muri byo yabambiye izuba ihema. Iri zuba rimeze nk'umukwe usohoka mu nzu ye, ryishima nk'umunyambaraga, rinyura mu nzira yaryo, riva ku mpera y'isi ikagera ku yindi mpera yaryo, nta kintu gihishwa icyokere cyaryo. Umurongo wa 10 akavuga ngo kubaha Uwiteka ni kwiza, guhora witeka ryose. Amateka y'Uwiteka n'ay'ukuri n'ayo gukiranuka rwose. Reka mbanze nshimire abantu nanone uburyo Imana iduhurije hano, uburyo abantu tuba turi kwakirana nabwo buratangaje. Nacyo ni ikindi cyigisho. Umuntu kuba ari mu nzu ye, kuba ari mu gace, n'abari i Kigali, abari mu Rwanda, aya masaha twegeranye ntiwamenya ngo umuntu murahura gute, ariko Imana yakoze ibintu bitangaje. Reka twakire nanone, nanjye nshimire abayobozi bakomeje guhagararana uyu mukingi, bakomeje guhagararana iyi nshingano itoroshye, inshingano ikomeye y'amasaha agoye. Wenda kuri bamwe ni mu gitondo cya kare kiburacya neza, abandi wenda ni ku manywa cyangwa se ni nimugoroba. Ibyo byonyine biratangaje. Nkunda kubibabwira iyo naje hano muri iki giterane, mbabwira ahantu abantu bose babaye. Byari ibiterane bya kumanywa cyangwa nijoro, ariko abantu bari kumwe. Nta wari uzi ko tuzakora ibiterane umuntu yicaye mu gitondo, undi yicaye ku manywa. Nta wari uzi ko tuzakora igiterane umuntu yicaye muri Afurika, undi ari muri Amerika, Canada, Australia n'ahandi. Ni ibintu umuntu atashobora kwakira mu bwenge, ariko kandi ibyo byose ni imikorere y'Imana. Yego. Aimable rero na Dorcas n'abandi bakorana muri komite, n'abandi bashumba abagiye babwiriza uyu mwaka wose, abagiye bakora mu buryo butandukanye, ababonetse, abatabonetse, abazakurikirana izi nyigisho, mwese Imana ihabwa icyubahiro, turayishimira. Kandi dukomeje guha agaciro imirimo abantu bakora itandukanye, ijyanye n'uru rubuga, ijyanye n'uyu muyoboro. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Twinjiranye rero mu mwanya dukomeje igitaramo cyacu hamwe n'indirimbo n'amasengesho n'amashimwe. Ndagira ngo uyu mwanya muri gahunda mfite ni uyu munsi n'ejo,
hamwe wenda n'izindi nshingano nyinshi, ariko kandi zose ni Imana ikomeje kutuyobora mu gihe kiduhaye aka kanya, ni ukugakoresha uko kameze kose. Numva rero tuzafatanya, ntabwo nje ndi umwarimu w'igitangaza, ntabwo nje ndi umwarimu uri hejuru y'abandi, ntabwo nzanye ibintu bikomeye cyane, nta yindi teoloji nshyashya, nta kindi gitaramo kidasanzwe. Gusa nanone nkunda kubabwira ngo ni ugutyazanya, kama vile chuma hunoa chuma, ndivyo mtu hunoa uso wa rafiki. Amen. Tuje kuzamurana, tuje kugira ngo twibukiranye aho umuntu yumvaga yibagiwe cyangwa atashoboye kwibuka cyane, niwo mwanya bampaye. Gusa ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bategereje ibindi bintu bitangaje, ariko nanone sinavuga ko ari ibiciriritse, sinavuga ko byoroheje. Imana yafashe ibiciriritse ibigira ibinyembaraga. Imana ifata aboroheje bagira bakomeye mu buryo butangaje. N'ishimwe rikomeye. Hanyuma tugiye gusangira rero icyo bita umutima w'amashimwe. Ndumva tugenda tubigarukaho, nta nubwo tuzabireka, nta nubwo twabyibagirwa, ntabwo twabisiga. Tugiye kuvuga ku mashimwe, tugiye kuvuga ku mutima ushima Imana, umutima uzirikana, umutima uha agaciro, umutima utibagirwa, umutima woroshye, kuko gushima ni ukoroha, ni uguca bugufi, ni ukugira umutima wagutse. Icyo nibyo tugiye gutaramiramo. Nari numvise na mama warurimbye indirimbo ngufi yari ifunguye aka kanya twari tugezemo, n'izindi ndirimbo zaririmbwe umuyobozi watuyoboye n'uwo tutamanye mu kanya turi kuzamurana. Mwese nanjye nongeye kubakira muri iki gitaramo cy'amashimwe, muri iyi minota yo kwibuka no kuzirikana no kwika hasi tukarambya, tukumva hari ibintu Imana yakoze bitangaje. Nza guhagarara kuri iri jambo nsomye bivuga ngo amanywa azabwira yandi manywa, ijoro rikabwira irindi. Ibi bintu nabitekerejeho ndatangara. Hallelujah, 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 hallelujah. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uzikomereza ku rutare. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uzikomereza ku rutare. Wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uzikomereza ku rutare. Mana wagendanye natwe bya bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uzikomereza ku rutare. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. Bakozi b'Imana rero, bene data, bavandimwe, bashiki banjye, abandi ba mama, bamasenge n'abandi bambyaye mu buryo butandukanye, reka fate uyu mwanya mbabwire amarangamutima, mbabwire ibintu bikomeye abantu tuba tuvugaho igihe gitoya. Tugashaka kwiga ibintu byinshi cyane, tugashaka kumva ibintu bikomeye. Abantu basa naho bageze igihe cy'ubwenge. Iki gihe cyacu ni igihe cy'ubwenge, kandi muribuka ko igihe cy'ubwenge abakuze n'abafite imyaka iri hagati, iki gihe cyahanuwe igihe gikomeye cyane. Bagiye bavuga ko ubwenge buzagwira,
icyo gihe muri ubwo bwenge abantu ngo bazaharanira kwiga cyane, ariko ikintu gitangaje muri Daniyeli baravuga ngo icyo gihe ngo ubwenge buzagwira, abantu bazagira ubwenge butigeze bubaho. Ariko wajya muri Timoteyo ugasangaho haravuga ngo icyo gihe abantu ngo bazaba bakunda kwiga cyane ngo ariko batamenya. Wahuza gute ibihe by'ubwenge no kutamenya, no kudafata, no kudakora ibyo twize? Ubwenge bwazamutse, ubwenge bwagwiriye muri iyi si. Iri koranabuhanga turi kuvuganiraho ubu ni ubwenge. Izi telefone dutunze zirimo ubwenge butangaje. Isi yose, amakuru yose, ibintu byose, ni ukuvuga ngo telefone dutunze nta makuru yayo dufite. Dufite amakuru yo kwitaba no guhamagara, dufite amakuru yo kwandika no gusubiza, dufite amakuru wenda yo kubikamo amafaranga no kuyakuramo. Hari utundi tuntu dukeya, ariko abayizi, abazi amakuru ya telefone ni ibitangaza byabaye. N'ubwenge bwazamutse buragenda bugera ku rundi rwego. Ubu turi mu isi, turi mu nyanja y'ubwenge, dutuye mu isi y'ubwenge, turyamye mu bwenge. Abantu ko baragenda mu bwenge, imodoka zakozwe n'ubwenge, indege zikorwa n'ubwenge, inyanja abantu ko barazigenda hejuru, abantu bafite amateleviziyo ko barakurikira amakuru y'isi yose. Umuntu arahamagara umuntu uri Canada, umuntu arahamagara umuntu uri Amerika, urahamagara umuntu uri Afrika y'Epfo, urahamagara umuntu uri Zimbabwe. Mu Rwanda hano muravugana n'umuntu. Ibyo byose rero biragenda bigabanya iki? Biragabanya kongera kwegerana, biragabanya ibintu bimeze nk'urukundo, kuko iyo umuntu mwavuganye muba musa n'abicaranye, bya bindi byo kongera guhura ngo mwicarane mubazanye amakuru, ubwo bwenge bwarabigabanyije. Abantu bagize umuyoboro, amateraniro menshi, insengero nyinshi, umuntu aricara mu Rwanda ugakurikirana igitaramo kiri muri Amerika, uri muri Amerika arakurikirana igitaramo kiri i Nyamata. Ni ukuvuga ngo icyo gihe umuntu utasenze ngo yicare mu rusengero yakurikiye amateraniro, afite uburyo bwo gutanga isadaka, afite uburyo bwo gutura, afite uburyo bwo kohereza amashimwe, akandika mesaje. Icyo gihe rero ubwo bwenge ko buragenda bugabanya amateraniro. Ni ukuvuga ngo n'ubwenge twishimiye tubufatira hejuru, turabwakira, turabukoresha, buratuyobora, ariko hari ibintu byinshi bugenda bukamura, hari ibintu byinshi bugenda bugabanya tutakigaruye, ariko kandi bikagabanya ibyiza mu buryo busa naho ari bwiza. Ariko rero mu buryo bugaragara, ibyo si byo ninjiramo, si ryo somo nahawe. Numvise nanone ngarutse kugira ngo mbwire abera, mbwire abakristo. Ubu aho nyoboye i Nyamata, twakoze iteraniro ku itariki ya mbere. Ni ukuvuga ngo uyu ni umunsi wa 17. Ababishoboye n'ababihaye agaciro n'ababyumvise, narababwiye ngo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 12 dutangiye ibihe bidasanzwe by'amashimwe, gusengera ibyifuzo tubireke. Ibyifuzo bitashubijwe mu mezi 11. Ni ukuvuga ngo ibyo n'ubundi ukwezi kumwe, uwo utagangara, uwo kwiruka, uwo kwiheba, uwo tegereza amaso agaherayo, amatwi yawe wayabangira, utakumva umwaka ukawurangiza nabi. Ariko mureke mbategure, dufate ukwezi kose, iminsi 31 uryamye, ugenda, wicaye, uri mu rugo, ucecetse, uvuga, wateranye, wafushije, warwaje, warwaye. Dufate ikirere, ubu turi mu ndege, turi mu cyogajuru cy'amashimwe. Hallelujah. Amen. Turimo turabwira Imana ngo yagendanye natwe mu kwa mbere, igendana natwe mu kwa kabiri, igendana natwe mu kwa gatatu, igendana natwe mu kwa kane, iraduheka mu kwa gatanu, iradushorera mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi turafatana mu rutoki, ukwa munani, ukwa 9, ukwa 10, ukwa 11. Ibyo byogajuru byose, ni ukuvuga ngo iyo winjiye mu kwezi
niko kujya mu kwezi nyine kwa kundi baza bavuga ngo abantu bagiye mu kwezi, bagiye abazi gusoma ibitabo, bakurikirana amakuru bafite hano. Iyo winjiye ukavuga ngo utagiye itariki ya mbere, uba winjiye mu ishyamba utazi, uba winjiye mu gakomero utazi, uba winjiye nko mu bwato utazi igihe buzasohoka. Ubu uhagurutse mu gisa naho abagiye mu ndege i Kanombe, iyo bafunze hari abashinzwe kubabwira ngo turahagurutse, mwambara umukandara, mwicare neza, bagatangira kubabwira ngo muramutse hari ikibaye mwambare, bakabereka ijire mwambara. Ayo ni amakuru, ariko ukabona twinjiye mu kwezi, abantu gusa bagatangira ngo tubifurije ukwezi kwiza. Ukwezi kuba kurimo amakuru akomeye cyane. Rero iyi Zaburi wenda ntabwo nyivuga yose cyangwa ngo mvuga amagambo yose nasomye. Ndashaka kuvuga ukuntu amanywa azahamagara andi manywa. Ariko igitangaza. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ajabu. Haleluya. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, ajabu, ajabu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Haleluya. Waba wibuka iby'Imana yakoze mu kwa kane, waba wibuka iby'Imana yagukoreye mu kwa gatanu, waba ufite igihamya mu kwa gatandatu, waba uzi iby'Imana yakoze mu kwa mbere k'uyu mwaka, waba uzi iby'Imana yakoze mu kwa cyenda. Ayo makuru urayafite? Uzi amanywa wabayemo uyu mwaka wose? Mu gihe rero twebwe turangaye, mu gihe twishimira ibindi, hari amanywa wabyutse warwaye, hari igitondo wabyutse ufite umushyitsi, hari igitondo wabyutse ufite urugendo, hari igitondo wabyutse nta gahunda ufite, hari igitondo wabyutse utazi ibintu biri gukorwa, hari igitondo wabyutse ujya mu kiriyo, hari igitondo wabyutse ujya gushyingura, hari igitondo wabyutse ujya mu bukwe, hari igitondo wabyutse abanyeshuri bajya kwiga, hari igitondo. Ibi bitondo byo ngo ntabwo byigeze birangara, ntabwo byigeze biceceka. Igitondo cyahamagaye ikindi gitondo kirakibwira ngo ndangije akazi, akira nawe. Haleluya, haleluya. Amanywa azakora irondo, amanywa agacunga umunsi, amanywa akaduherekeza ngo yageze igihe agiye kurangira ngo agahamagara yanjye. Haleluya, haleluya. Ijoro ngo rigasingiriza irindi joro ngo rikaribwira ngo umva, aba bantu ni abatwikiriye, abanyemereye twagendanye, abanyemereye baryamye neza ndaborosa, nabasasiye, ndabakumbase, ndabahungiza, ndabasinziriza, none burakeye wajorowe, njyewe ndarangije akazi, akira nawe ngo rigahamagara irindi joro. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Oh, haleluya, Haleluya. Shimwa Yesu umucunguzi, shimwa Mana yamutanze, shimwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje. Haleluya. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Haleluya. Turavuga ishimwe ryawe, turavuga imbaraga, turavuga n'imirimo iyo twakubonanye. Haleluya, Haleluya. ukomeza isezerano ugeze ibihumbi. Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ndagira ngo mwebwe dutaramanye mbabaza ikibazo, nanjye nakibaza. Iyo mbyutse mu gitondo ndibaza ngo ese naraye he? Ko naherutse mfite ubwenge,
ko ntaje kumenya igihe bwagiye, ko ntaje kumenya aho bwihishe, aho Imana yabubitse. Ese ko mbyutse mu gitondo bugarutse gute? Bwari bubitswe hehe? Bwari businziriye gute? Ese ko bugarutse niki nakoze kugira ngo bugende, niki nakoze kugira ngo bugaruke? Ubundi iyi niyo mibare, iyi niyo matematike, nizo hesabu dukwiye kuza dukoreramo cyane kuruta kwiga ibindi bintu byinshi, kwiga ngo isi yaremwe gute, ngo yaremwe ryari. Mbese sinzi niba njya abantu ngo none umuntu wese afite aho yayobeye. Hari abantu bayobeye muri teoloji, baramanuka baragenda binjira mu Kigiriki baja mu Giheburayo, bashaka amagambo akomeye, bashaka Imana mu mazina 100, mu mazina 100. Abandi ngo bakurikirana Satani barayiga, abandi bakurikirana abamarayika, abandi biga abantu bahangayitse, abantu ibintu byakomeye. Abaganga ntibaryama ngo ko bari indwara z'ibyorezo zikanga zigatwara abantu, abandi ngo ko isi ko turayiruka. Icyo si ikibazo gikomeye. Simbuza umuntu kwiga, simbuza umuntu gucuruza, simbuza umuntu kugenda, ariko se amashimwe uyaha umwanya ungana iki? Haleluya. Ni gute utangara amanywa yo ngo azatangara, wagahamagara yandi akayabwira ngo umva ibintu mbonye. Ibintu nako abantu twakoranye amanywa, abona bamwe bishimiye abandi, akabona abandi bica abandi, akabona abandi bababaye, abavutse, abagize gute, abiruka mu ntambara. Muzehe yari arimo atubwira ngo ko barabasenyeraho amazu, uko basenya abandi niko bubaka. Uko imvura igwa abandi niko bayibuze, abandi bamwe bari mu nkambi, abandi bahawe indege, bamwe bakoze ubukwe, abandi batandukanye divorce, abandi bamwe insengero zirakinguye, abandi zirafunze. Uramutse ukurikiranye ibyo, nta munsi n'umwe washima Imana. Ariko gushima Imana ni icyogajuru kisamuka. Amen. Na furahia baraka zote za ulimwengu wa roho. Amen, amen. Karama hizo nalizipewa katika kufa kwa Yesu. Hakuna woga. Haleluya, haleluya. Ndabwira ababene data bari muri Kenya. Ese iyi caterpillar, aba bantu baza bagahirika amazu abandi bantu bari baryamyemo, ese murakuramo isomo? Ese murababara? Ese muravuma abantu? Ese muravamo bigenze biti? Igihe kimwe nigeze kujya ahantu i Rusizi, hari habaye umutingito, hari habaye igishyitsi kiranyeganyeza, inzu nyinshi ziragwa. Aba nari mvuye i Bukavu ndara ahantu Rusizi, cyo gihe nari ngikorera muri ADPR y'Igihundwe. Ndagenda bamenye ko naraye ku mushumba, baravuga bati ejo uzatubwiriza. Bose bari bacecetse babuze icyo bavuga, bati se turabwira abantu gute? Turababwira ngo bakora iki? Uwo munsi mu gitondo byutse umutima urambwira ngo umva ibintu byo urababwira gute? Muriga umutingito se? Muriga uko mugiye kubakira basenyewe? Muriga n'abari bapfuye? Ese murakora ikiriyo? Ese urababwira ngo iki? Nanjye nibaza icyo ndi busubize, nibaza icyo ndi buvuge. Mu kanya gato umutima ijwi riranyongorera rirambwira ngo yenda ubabwire imikorere y'Imana, ubabwire gukora kw'Imana. Amen. Amen. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima mu mirimo wakoze. Amina. Amen. Haleluya. Uwo munsi ndababwira ngo ngiye kubabwira imikorere y'Imana, mbona bose barandebye, bamwe bari bihebye, abaririmbyi baririmba bukeya, abantu bayoboye bavuga bukeya ngo mwihangane muko iteraniro rikonje. Mana we, ndibaza ubu ndagira gutero nuko nigenje. Noneho ndababwira ngo nimukomere mwihangane, ngiye kubabwira imikorere y'Imana. Ndababwira ngo n'uyu mutingito
ni umukozi w'Imana. Mbona abantu bose barazamutse barandebye, twarasohotse umugabo umwe arambwira ati n'ubundi nari bizi, mwaze muhamuhire ngo abatubwirize, mwe mwaza mugira ngo aratubwiriza gute? Abantu twabuze uko tubabwira ko turi mu message no kwihanganisha, none wowe ngo umutingito ngo ni umukozi w'Imana. Ndababwira ngo umva, Imana izihamagara imisozi ikitaba, niyo yashyizeho imirabyo, niyo yashyizeho imyuzure, niyo ituma igiceceka imvura ikagwa ikarenga amazu, igiceceka abantu bamwe bagakandagira abandi, igaceceka imisozi igatenguka. Imana ni igitangaza. Mu mvugo y'iwacu kera aho twakuriye ni igifwa. Imana ni igihume, ni ntiwoyiga, ntiwozana amarira, ni ikinya, ni ikintu kiri aho twayobewe isura yacyo. Ba Mose barakiyobewe, ba Dawidi barakiyoberwa, bavuga imbaraga. Dawidi akabyuka mu gitondo akarira, Dawidi akarara ari ijoro ryose, bwacya mu gitondo ikamubwira ngo ngende uje kuntaramira undirimbira indirimbo z'amashimwe, uzamurira amafizi y'amasekurume, umbagira ibimasa bibyibushye. Ariko Mana we ni Imana izaduhishurira amashimwe arenga ibicu, arenga ibiriyo, akarenga ubugumba, akarenga ubushomeri, akarenga intambara zo mu mitima, akarenga intambara zo mu birere, akarenga ibyo byose, kuko amashimwe n'imbaraga zirema, n'imbaraga amashimwe ni kizimyamoto. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari umugabo umwe numvise ejo bundi, umugabo uri muri Amerika muri iyi minsi urimo kwandika ibitabo byinshi, witwa Dr. Maxwell, John Maxwell, ngo ajya abwiriza, yageze hagati ngo yumva hari ijambo ahishuriwe, ngo akabwira abakristo ngo ni iri jambo vuze ngo rimanutse aka kanya, ngo mwitonde mbanze ryandike muri agenda. Hallelujah. Iri jambo Imana impaye aka kanya, nuko ntababwiye ngo mureke mbanze ryandike, ariko ndibitsa ahantu. Amashimwe ni kizimyamoto. Umuriro nuzajya kuzamukana, wowe winjire mu mashimwe. Amashimwe ntazashya, amashimwe amashimwe ni umusozi uri hejuru y'iyindi. Haleluya, haleluya. Kizimyamoto ni ibintu bafashe by'amazi bifite imbaraga biri hejuru y'umuriro. Hari abazimya babifite mu ntoki, hari abazimya bashyize mu ndege, biraruta amazi asanzwe. Ni ukuvuga ngo uyu mwaka wa 2024, umwaka wa 2024 wabayemwo amakuru kuri telefone. Dufite amakuru mu kanya, abari mu gitondo turaza ntituzifungura baratubwira amakuru. Ubu nijoro narayivuye mu kiriyo, nayoboye igitaramo cy'ikiriyo, amakuru ni runaka ararangije, utagiye mu mashimwe woshidukaga nawe warangije, tukayoberwa uko ugiye. Ugiye kureba, wafungura televiziyo wareba indege ko zirarasa, wareba abantu ko baratema abandi, imirambo, imyuzure, amakuru ngo umugabo yishe umugore, ngo umwana yagize gute, ibintu bana we. Nta kindi cyozimya uyu muriro ni ukwinjira mu kirere cy'amashimwe, ukabwira Imana ngo uko bimeze kose. Haleluya, haleluya. Uko byaba bimeze kose. Nibuka kiri umwana mutoya nabonaga bamuzehe n'abandi bamukecuru baririmba mu rusengero no mu gitaramo, mu mahombi, mu rubunga nijoro batuje. Harakuntu njya nsetse abantu bakundaga kiza bintangaza, bajyaga gusenga itara ryaka ngo bakarigotsa bakagotsa itara kugira ngo bakaririmba uturirimbo twiza we. Harakaririmbo nagiza numva, ndengera mwami wanje ndengera uzera abani. Mana we, rabani naruhukire mu mahoro. Mamuze baririmba, naye nibutse indirimbo bavugaga, hari indirimbo twaririmbaga ubu nibwo umuntu agenda azumva, bakavuga ngo birashoboka ko twanezerwa mu bihe byose no mu makuba, ni ku mukristo ukuramera
ajyanezerwa iteka ryose. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah. Noneho niho naje kuyumva twe twagaza turirimba ngo birashoboka ko umuntu yanezerwa mu bihe byose no mu makuba. None amakuba kwaza tugakonja, amakuba yaza tukizinga, amakuba yaza umutima ugashirira, umuntu yahaguruka tugasanga gusa ko turicara bishyimbo n'umucanga umuceri ukabanza ukigizayo ibindi bintu byose ukavuga ngo ngiye ngo mu kwezi kumwe ngo kwa kwezi Imana yangiriye neza ngo nubwo ngo hari ibindi ngo bitagenze neza. Nabyo bishimire rero kuko nabyo byaragenze nyine, nabyo byarakozwe. Ntabwo rero tuzakomeza kuba abakristo cyangwa abakozi b'Imana dushima gusa ngo mu bihe byiza ngo Imana ngo ejo bundi umwana yakoze ubukwe, ngo ejo bundi umwana ngo yarangije ishuri, ngo ejo bundi Imana yarandinze mu rugendo, ngo Imana ngo yafashije ngo abana ngo batsinda amashuri, ngo Imana ngo yampaye viza. Ayo ni amakuru y'igice kimwe. Icyo ni nk'uko wafata ijoro ukaguma mu ijoro gusa. Ni ukuvuga ngo igitandukanye amanywa n'ijoro ni ibihe bitandukanye. Ni ibihe by'amakuba, ni ibihe byo kwishima, ni ibihe by'amarira, ni ibihe bitandukanye. Ijoro rikabona barangije, ijoro rikabona bavutse, ijoro rikabona batandukanye, abaraye barwana, abaraye bataramye, abaraye bishimye. Ndagira ngo naryo riza ryiruhutsa rikavuga ngo ibintu nabonye ngaho amanywa rigahamagara irindi joro ngo tegereza nawe ngwino nawe utangirane nabyo nanjye ndaruhutse. Abantu batashye, abantu bavuye muri uyu mubiri bararuhutse, barategereje. Haleluya, haleluya. Bararuhutse, barategereje. Ijambo ry'Imana rihora ritubwira ngo ngo baruhuke imihate yabo. Reka nongere mbakangurire, teoloji y'amashimwe niyo teoloji iyoboye iyindi. Umuntu w'amashimwe ntasaza, umuntu w'amashimwe ntiyorakara ngo umunsi wire, umuntu w'amashimwe ntiyogira inzika. Haleluya, haleluya. Umutima w'amashimwe ni umutima urimo rakrete, ni uguhora ukoropa, birinjira ugakoropa ibyakubabaje, ibyagukomerekeje. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amen. Haleluya, haleluya. Reka babwire itorero cyangwa umurimo w'Imana ivuga butumwa riteretse ku mashyi gatatu. Riri ku mashyi gatatu. Ndumva ndimo ngana ku musozo w'iki cyigisho kugira ngo abantu dutarame, tugifite iminota, abantu basenga Imana, tubohora imitima. Niwita rero ku makuru, ukagendera ku makuru ibyo bakuvuga, ukagendera ku makuru y'ibyo wabonye, ukiherera na famiye yanyu ukabona ukuntu idatera imbere, ukabona barangije amashuri ntibabona akazi, ukabona batinze gushaka, ukabona abashatse ntibabyara, ukabona babyaye abana izo satumba zose urumva washima ryari? Wazashima gihe? Wazashima ryari? Ukubyuka mu gitondo ukumva ikirenge ntigikandagira neza, warambura ukuboko ukumva ndikugenda neza, mu kanya ukumva umutwe ngaho ugiye kwa muganga indwara bayibuze. Wazishima ryari? Reka babwire ngo abantu bose dutaramanya aka kanya bari kunyumva, mukatishe twinjire mu cyogajuru cy'amashimwe. Haleluya, haleluya. Mushake visa yo kwinjira mu kirere cy'amashimwe aho uri hose. Waba uri muri Afurika, abageze muri Amerika muzatubwira amakuru ko bahora bishimye, abageze mu Burayi, abageze hehe, umuntu wese aho ari, yego Imana igufashe wongere utembere, Imana igufashe wimuke ujya hashaka, Imana igufashe uve ku rwego wari urimo, Imana igufashe guhe promotion. Ibyo ni ibintu bitoya kandi icyo naje gusanga birasaza, biracuya. Ni mu kureba abagabo hano, abagabo bari bakomeye narinzi bafite imbaraga, bateruraga ibintu, bagenda ukabona arakandagira. Uyu munsi barunamye baragenda n'utubando. Wazashima ryari? Abagabo bubatse n'abadamu, wazishima ryari ko uzinduka mu gitondo umugabo akubwira ngo byanze, urabona ngo wimishinga. Ubu ngubu abantu ko barabara ngo kuva mu kwa mbere mu mwaka kandi urarangiye, ngo Imana itabikoze urarangiye nyine, wawugira gute se?
ntacyo wawukoraho uko utategetse ijoro ngo rike, uko utategetse ijoro ngo rihamagara irindi, uko utabwiye amanywa ngo nahamagara andi, niko udashobora kuyobora ubuzima. Ariko inama amashyi gatatu ubutumwa buhagazeho ni ijambo ry'Imana, ni amasengesho, ni ukuramya no guhimbaza. Asante sana. Haleluya, 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 haleluya. Mana yanjye komeza ujye umfasha ngutaramire ndetse icyo umbwira, hore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe, no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe, umpa imbaraga ku buntu bwawe, kugeza igihe uzakunjyana. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Wazatarama ryari abafite abana, ushobora kwinjira mu rugo ugasanga bari kuri telefone, bari kuri televiziyo, ntawe ukwitayeho, nta byishimo by'abana bakinezererwa. Ababyeyi baza bananiwe, umwana yagira ngo aramukoraho ati igirayo, akira telefone, umbise ugende ndananiwe mureke sinzirimo. Ndagira ngo mbabwire ko ukurikiranye uko isi imeze, isi nayo yatogose, yabaye umuriro, yabaye ibibazo bikomeye. Ubu narigiye kubabwira ngo twebwe namwe nuko ibiriyo umuntu ari mu kuburuka ukagenda noneho ikintu cyantangaje, uri mu kujya gutabara ukabona message y'ubukwe, umunsi w'ubukwe, umuntu akavuga ngo mureke ngo tubanze tujye ngo muri dote, ngo mugire vuba, ngo mukanya ngiye mu kiriyo. Wazanezerwa, wazishima gute? Ariko kuva ku itariki ya mbere njyewe nabwiye abantu, ndababwira ngo mureke twinjire mu mashimwe. Nkabona abantu nyine basa n'abatari kunyumva, mukanya umuntu yiherera ngo mana ngo urabona ngo hari icyo nagusabye. Ugiye kwibutsa gute? Shima iby'Imana yakoze mu mezi 11. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kandi nyine umuntu ajya abwiriza ibyo yumva cyane. Ubu ngiye kundabibabwira, hari umuntu uri kwa muganga, hari umuntu ashobora kuvuga ati uyu mugabo ashobora kuba ari mu bihe byiza, nguhaye amakuru y'ibyo ndimo, nguhaye amakuru y'ibintegereje, nguhaye amakuru y'ibinsaba amafaranga, nguhaye amakuru y'ibyo yabo ngomba kuvuza, nguhaye amakuru y'abanyeshuri bantegereje, kubwira amakuru y'abakristo ibyo bambwiye ejo niriranywe n'abakristo bambwira amakuru, ndaruha numva amatwi arazibye. Kandi umuntu akavuga ngo ntatekereje ngo nze kubwira umushumba ngo hari icyo yafasha. Noneho umutima ukazubwira ngo ariko uyu muntu kundi we ntiyokwerekwa ngo amenye nanjye ko nshaka kumfasha. Nicyo gihe nanjye mvuga ngo sasa rero uko bimeze, ngiye gukora ibishoboka, nta munsi n'umwe ngiye kugerageza, nzababara nimbabara ninjire mu cyumba ndire, ariko nisohoka nereka abantu ko nkomeye, kuko Imana yanshyize ahantu abantu bategereza ko ngiye ngomba kwishima. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari wigeze kumbwira ngo wenga igihe cyose ngo yamboneye ngo azabona mpora nishimye. Ni babiri, ubwo ni babiri bambwiye ni benshi cyane. Aravuga ngo iyo ngazabona ngo ntaramye ngo nkaririmba ngo nkishima, ngo akagira ngo nabayeho mu buzima bwiza cyane. Umunsi umwe ntanga umuhamya ubuzima nanyuzemo. Araza arambwira ngo ndatangaye, ngo narizi ko watese, ngo narizi ko umwana warezwe neza n'icyaha. Kuko jewe hari indirimbo twaririmbaga kera dutaramye, jewe nabyawe n'umwuka, narezwe n'ijambo rye, ubu niratumusaraba kugeza gupfa kwanjye. Haleluya, haleluya, haleluya. Arambwira ngo jewe ntabwo narizi ko wanyuze muri ubwo buzima, ngo narizi ko uri umugabo wanyuze mu buzima bwiza, ngo impamvu uhora wishimye. Ndamubwira ngo Imana yangiriye neza. Amen. Umutima wanjye yawucometsemo amashimwe mu bihe bikomeye. Noneho ndarambwira ngo ngo igihe cyose ngo abona ambwiriza, ngo akabona ndirimba, ngo ajya abona ngo ntagira impano yo kurira, ngo sinjya ndira. Kamubwira nti uwakubwira iyo ntaramye njyenyine, ni ukuvuga ngo nararize amarira arashira, ninjira mu kindi kirere. Umutima urambwira ngo wowe waba uri kwa muganga, waba wapfushije, waba warwaje, waba wabwiwe nabi, waba umutima wababaye, hari ibyo washoye bikanga, hari ibyo wahamagaye ntibyitabe, ibyo byihorere
kurikirana amashimwe. Haleluya, haleluya. rero nagira ngo mbwire abantu dutaramanye, iki gitondo cyahamagaye ikindi gitondo cyo kirataramye, ko kiravuga ngo ijoro aho bukeye mu Rwanda hano, ijoro ko rirabwira irindi joro ngo ngewe ndangije akazi, bamuhire barataramye, ba Aimable n'abandi, abantu bose barataramye, ngewe abaraye bataramye, abaraye badasenze, abaraye ibyo sina none sitwaza ntitwobigorora. Umubwiriza yarambwiye ngo nta wagorora iki Imana yagoretse, kandi ngo nta muntu umenya umunsi wo gupfa, ngo bimeze nk'inyoni ngwigwa mu mutego. Arangije aravuga ngo kandi ngo nta muntu ufite ububasha ku mwuka we, ngo nta wawiyumiriza ngo adapfaho. None niba mbyuse mu gitondo, kaba nzi ko ikindi gitondo kimwe hazabyuka amatangazo ko nagiye, icyo gihe gasinkizi. Niba hari igitondo kizabyuka bati Muhira ararangije simbizi, niba bizahurirana nuko itorero rizaba ryagiye, ayo makuru ntayo mfite. None ndaza kwicara nishyire mu mwanya nzaba narangije, nagize vuba ngatarama, nagize vuba nkabwira abantu bakishima, abujuje amazu ntibabishimiramo, abafite amamodoka barifuza ayandi, abakoze ubukwe umuntu arimo aravuga ngo ngiye ngo n'umunsi w'ubukwe ngo nabonaga hari ibibazo. Iyo ubireka, ibyo byose ni inyatsi, ibyo byose ni umuswa, ibyo ni intozi, ni inzukira ziri kona ibyishimo. Ariko ndagira ngo mbasabe, kenyera. Nugera hirya ukabona umugabo yakubwiye nawe, ukabona umudamu yagutesheje umutwe, ukabona abana byanze, nta kindi cyogajuru, nta yindi modoka, nta handi nta kindi kirere. Ijoro ko rirabwira irindi joro ngo imirimo y'Imana, amanywa akabwira irindi joro gukora kw'Imana. Nk'uko biravuga imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Haleluya. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu. Indirimbo noneho numva zatogose zabaye nyinshi. Reka aka kantu ntaza kukibagirwa. Uyu muntu simuvuga, nari ngiye kuvuga ngo yihangane, kuko n'ubundi ntimwamenye uwo ari we. Niba ari uw'inyamata, niba ari uwo muri Amerika, niba ari uwahe, Imana yatugiriye neza iduhaye amakuru. Uyu mwaka muri nibature nge nahakuye ishimwe rikomeye. Navuze amashimwe, abantu barasengera, abantu hari amashimwe atandukanye, sinyavuga menshi, ariko hari akantu kantangaje. Imana imbabarira ngo nkisa akantu, hari ikintu cyantangaje muri nibature, ndatangara cyane. Muri uyu mwaka ndagira ngo hari ikindi gihe twataramanye namwe, turangije gutarama, nkirangiza kubwiriza, umuntu mwarampamagara arambwira ngo urantangaje. Sawa, Imana ishimwe ko watangaye. Twavuganye umwanya w'isaha, agiye gusoza arambwira turabizi, ndumva turambwiye ngo nguhe inka. Reka nabwira none se wowe bigenze bite? Iyi nka ije mu gitaramo gute? Bigenze uko sibaye gute wowe? Arambwira ngo ni ku mutima umbwiye, ako kandi sinokwibagirwa, sinogenda ntakavuze. Uyu mukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Imana uko gavuze umukozi w'Imana, simvuze ko ari umugabo, simvuze ko ari umudamu, gusa mumenye ko atangaje. Naravuze ngenda nawe ntiworohewe, nawe umva ndakuretse. Narinzi ko ari ngewe wavangiwe nyine. Nari umugabo umwe ngo yigeze kubwira umuhungu we, umuhungu azakunda kunezerwa uko yanezerewe agatanga, uko anezerewe agatanga. Papa we ngo aramubwira ati noneho bavuze ko ari uko tugiye mu nyubako, nitugera mu materaniro ukumva biraje, ujye usohoka ubanza witeza amabeho, uragaruka byashize, wabaye gute? Mbaraga z'Imana, kugira neza kw'Imana. Ndanezerewe, numva nishimye, numva umutima wanjye wongeye kwibuka andi mashimwe. Aimable, Imana imugirire neza, wampaye amatariki y'ukwezi kw'amashimwe, amateraniro yose, kuko narababwiye abakristo b'inyamata, ndababwira ngo muririmbe, mubwirize, ariko ntimugatahe mutavuze ngo wagendanye natwe mu bihe byari bikomeye, wazigamye intambwe zacu, uzikomereza ku rutare. Haleluya. Tuyishimiye ibyatubayeho, tuyiragije ibiri imbere.
wenda umuntu akavuga ngo washima Imana kuko uri mu mahoro, turi mu mpunzi, turi mu niba nta nahunze mukuru wanjye yahunze, murumuna wanjye yahunze, masenge yahunze, muyomba yahunze, abana nakwishima gute se? Ariko se none mbigenze gute ko nta mbaraga mfite zo guhagarika ubwo buhunzi, ko nta mbaraga mfite zo guhagarika abatashye, ko nta mbaraga mfite zo guhagarika abarwaye? Mbaye mfite ubushobozi aka kanya isi yose nayizingazinga ngacora iyindi, ngategura iyindi misozi, ngakarura ibiti. Ariko Mana we, ariko uko bimeze kose Imana niyo kwizerwa. Uri hejuru y'abahanuzi, uwo mwami aruta imfura zo mu isi, ibyaremwe byose nta na kimwe kitaremwe n'ibiganza bye. Umva rero, aho wabyukiye, aho bwije, aho wiriwe, aho waraye, byose biri mu biganza by'Uwiteka. Amen. Biri mu biganza by'Imana. Nta kindi wakora uretse kunezerwa no gushima Imana. Uyu mwaka Imana yagendanye nawe mu mvura, igendana nawe mu marira, igendana nawe mu byishimo, igendana nawe mu cyubahiro, igendana nawe mu mugayo, igendana nawe mu nzu y'imbohe, igendana nawe mu gihombo, igendana nawe mu kunguka, igendana nawe mu kimwaro, igendana nawe mu byishimo. Ubuzima bwose bigereranywa ukuvuga ngo ni bibiri, ni ijoro n'amanywa, ni ijoro n'amanywa, ni ukurira no guseka, ni ukwishima no kubabara, ni ukuvugwa neza no gutukwa, ni ukwangwa no gukundwa. Ibyo bihe byose Imana yagiye gusimbutsamo, byose wabikandagiyemo. Kubisoza rero ni ukubwira Imana ngo warakoze. Kubwira Imana ngo warakoze, nayo igatangara ikavuga ngo si nguyu. Twaravuga ngo Imana yakoze gute? Nibi bimuzengurutse, nibi bimugose, uko bimeze kose dushima Imana. Haleluya. Haleluya. Bene data, numva narekera aha, tuzakomeza ejo. Ubwo nimvuga ejo ni kuri twebwe mu gitondo, abandi ni nijoro, ni ukuvuga ngo ejo hawe simpazi. Ariko Imana abari nijoro, iryo joro ko rirabwira irindi ngo nimuze natwe turuhuke. Aba kumanywa, amanywa ko arahamagara yandi ngo twakoze, none ni ukuvuga ngo ayejo yahamagaye y'uyu munsi, aya y'uyu munsi mu Rwanda, aya y'uyu munsi Nyamata agiye mu kazi. Tugiye gukorana akazi rero. Icyo twibaza, ese turakorana nayo gute? Uririmbe Zaburi n'ibihimbano by'umwuka, uzamuke mu mashimwe, uhagarare kuri ya mibabaro wishime, uhagarare kuri bya byiza wishime. Imana yaturemeye amashimwe. Abafilipi ibice 4:4, mwishime, nongeye kubivuga ngo mwishime. Ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Bapasteri mwishime mu matorero afunze, mwishime mu bakristo basubiye inyuma n'abandi baguye, wishime mu gihe bakuvuze nabi, wishime mu gihe bakunezerewe, abaguhaye inka n'abayikwambuye. Ibyo byose ni ubuzima tugomba gushima Imana. Haleluya. Haleluya. Ababyeyi mufite abana, ababyaye, abafushije, abatarabona abana, akaguha ujye wikomeza, kuko wowe kurarira, none se nurira abana bizagenda gute? Ubugeze pastor ageze mu kiriyo nawe akavuza induru, abakristo byagenda bite? Umupapa abana baje bati twebwe ibi turabihaze, ibi byatunaniye, umwana akabyuka arira ati papa nawe ukarira, byagenda bite? Zamura amashimwe, zamura umutima, menyereza umutima wawe gushima Imana. Amen. Ndagira ngo rero mbasabe dusenge, hanyuma dushima Imana. Asante sana. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanje we, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye, iragutabara mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye, iragutabara mutima we. Izaguhanagura amarira yose warize mutima we.
iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara mutima we izaguhanagura amarira yose warize mutima we. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Reka rero nsoze ngubwira ngo ejo zakomeza mbabwira ukuntu abanyabyishimo abanyamunezero isi tabakunda kuko gayo kwirakubita ngo twese tubabare twihebe tuvuge ko Imana idatabara tuvuge ko Imana itumva tuvuge ko Imana irenganya tuvuge ko Imana igira ikimenyane tuvuge ko ariko umutima w'amashimwe impamvu isi turakariye impamvu abantu batugirira ishyari impamvu abantu benshi batadukunda icyambere aya makuru uzayababwira ejo reka nyareke gusa nshatse kukubwira ngo ijoro ryawe ko rirahamagarira iri joro rikavuga imbaraga z'Imana. Amen. Izuba rigiye gutwikira ababi n'abeza. Asante sana. Unawanyeshea mvua wanyonge nao wadhaifu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Ndiyo ba. Ntitaye ku ijoro narwayemo ntitaye ku ijoro naburaye ntitaye ku ijoro nabwiwemo amagambo ntitaye ku ijoro nabonye amakuru ndimo ndarwana no kubwira abantu ibyururutse umutima. Haleluya. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Tubwira abantu ibyururutse imitima, tubwira abantu amakuru y'ijuru, tubwira abantu amakuru y'ibyiza, abantu bahagurukiye kubwira abantu amakuru ababaje. Nukomeza kwibuka ibyakubayeho byakubabaje urapfa ugihagaze. Tuzarya ngo uhage, tuzaryama ngo usinzire. Tuza wizera Imana. Ndabashimira rero abo twataramanya banteze amatwi icyo nashakaga kwarubwira ngo ngutyaze nongere nkuzamure. Ntabwo ari teoloji nyinshi ntabwo ari sinagiye mu byishimo mu kigiriki mu gihe burayi ibyo birabareba nabo babizamure mu kwabo ndabivuze mu mvugo yumvikana yoroshye mu ndirimbo z'uruhurirane zitarangiye zose duce n'ibindi n'ubuhamya n'amakuru ariko nshaka kubabwira ngo mukomere dushima Imana. Amen. Tuyizamurira amaboko tuvuga imbaraga duhamagara abantu tubabwira imbaraga z'Imana no kugira neza kw'Imana. Reka dusenge. Uri Imana y'ibihe uri Imana igira neza uri Imana ikomeye uri Imana itwitaho uri Imana igenda wagendanye natwe turagushimira icyubahiro cyawe uri hejuru y'abakomeye uri hejuru y'amarira uri hejuru y'ibibazo uri hejuru y'imigisha uri hejuru y'ibirori uri hejuru y'amarira uri hejuru y'abakomeye udutiza igihe reka utwijize mu muriro muri kizimyamoto umuriro w'amashimwe ibishimo no kunezererwa Imana ugize neza kukugira urakiranuka mu izina rya Yesu. Ndagushimira abantu bose twataramanye ndashimira umugisha ndasabira umugisha abantu bose babaye muri iki giterane muri iri jambo ndasabira umugisha abantu bose bumvise aya mashimwe abari bababaye bishime abakomeje kwishima bakomeze bazamuke iryo banga ryo kuba mu isi iryo banga ryo kuba muri uyu muriro iryo banga ryo kuba muri izi ntambara iryo banga ryo kuba muri ibi bihe bikomeye imitima yacu ikoroherwa ugize neza kuri Imana. Ndashimira twataramanye ndashimira abantu bose mu izina rya Yesu Kristo tubisenze. Mwami wanje data wera Imana kuri yo kwizerwa Imana y'imbaraga Imana ifite